cyacyo ngiye kugitanga ariko kiraba kiri mu nyigisho zikoma urusyo zigakoma n'ingasi. Nta kibazo kabisa. We mukobwa niba umaze kumenyekana, shima ko wamenyekanye, rya tara ryawe urisesekaze kuri bagenzi bawe, we kubasesekazaho umwijima. Ubura nta role bajya baguha zikasa nk'izikunaniramo cyangwa zikakugora? Ntago zangora. Uri umunyamwuga pe. Ntago zangora. Uri umunyemwuga. Nagiye muri rugo mu ntara y'Ingore, mfite ikinjyanye kandi ndagenda ndagakora akazi ko mu rugo pe, bakangura bakampa imirimo ikakaye nkayikora. Ladies and gentlemen, this is Mr. Fils ari Ahabona TV. Umunsi twasubiye cyane kandi Mr. Fils murabizi nuko mwarumiye, murabizi ndabatumikira kandi ndakurikirana. Uyu munsi twasubiye mu navuga kandi navuga bimwe mu bibazo reka ibibazo bikomeye cyane mu izina rya Mama Niki. Nagira ngo muze kurebera tuze kureba ubuzima bayemo hanyuma yo gukora amasida hanyuma yo kurwara tuze kureba uburyo ameze ubuzima bayemo ku munsi. Murakoze cyane. Ladies and gentlemen, this is Mr. Fils, aha ni Ahabona TV. Nkuko twahoze tubivuga cyangwa se nkuko twabibabwiye kuva kare, nitwe YouTube twenyine tuzana inkuru zanyazo mu buzima. Nitwe bantu twenyine dushobora kuzana ibintu abantu batatekerezaga koko kari byo. Kandi ikindi abantu benshi bazi ko YouTube ari inkuru ari ikinyamakuru kizana inkuru zibeshya, ariko twebwe umwihariko wacu nkuko mubiza abantu badukunda cyane, abantu batuba hafi mumaze kubimenyera, mumaze kubona yuko ari twe tuzana inkuru zanyazo dukurikije ibiganiro byose twakoze. Uyu rero ni wa mubyeyi twavugaga, uyu ni wa mubyeyi navuga uzwi kandi ukundwa n'abantu benshi, yaba igitsina gore, yaba igitsina gabo, yaba urubyiruko, yaba abari mu rungano, arakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze. Tugenda twumva amakuru atandukanye yuko rwose arazwi bitewe n'ibikorwa byinshi yagiye akora. Ndagira ngo rero ibyinshi turaza kwimubaza se kubitwibwirira, ntago nshaka ko kwita byose mbivuga nkuko mubireba. Rwose twagira umugisha mukomere cyane mubyeyi. Uraho neza mwana? Namahoro. Ni meza cyane rwose. Uvuze rwose ino channel ntago mubeshya, ntago munyuzaho ibiganiro. Yitwa Ahabona TV. Ahabona. Yego. Mbese nahagaragara. Ahagaragara rwose. Ahagaragara rero yanzanye umubyeyi ariko ntago mujya mubeshya kuko. Yego rwose. Nari nabashe no kubona akantu kerekana kavuga ngo uyu munsi turabazanira Mama Niki. Wakabonye. Ntago mujya mubeshya ntago cyane none twapfuye kubishyiraho abantu bose bavuze si twe tubona ugezeyo. Hari ibintu byinshi rero bantumye, hari ibintu byinshi banza byo kuza kubaza n'inkubaza umenye ko ndi kubabariza wihangana dusubize. Yego. Nushaka kubaze uvane hejuru mu ijuru gere hasi ku butaka. Wow. Ndagusubiza kubera ko ibintu byose umuntu abageza aha bafite ibintu byinshi yabonye, abafite utuntu twishaze. Mbese utwo tuntu twose umbaza. Wow. Twangenda tugusubiza. Wow, byiza cyane rwose. Imana ishimwe. Wenda ndagira ngo dutangira utubwire wenda sinzi umuntu ashobora kuba kubona gutyo ko akunda ashobora nko kuza akareba nko muri filime n'urugero wari urimo gutya aka kavuga turi mubyeyi ndamukunda. Hari abantu benshi bagenda bakwitirira amazina y'abantu ukinisha ari abana bawe. Wenda sinzi nimba kutwibwira hari ikibazo watangiye utwibwira. Natangira nyibwira abadukurikiranye, nitwa Mukakamanzi Beata, ndubatse ndujukuruje. Iyo umuntu agezaho namwe iyo myaka murayumva cyangwa muranayireba ko ndi imbere yanyu cyane. Okay. Ubwo rero kuri uzwi cyane ku mazina meza ati izina ryamamaye rikamamara iyo ngeze mu ntara. Baza bamfata imyenda bati Cecile yaje, Mama Niki yaje. No, Mama Niki Cecile mu ntara y'Ingore naramenyekanye cyane nanjye none nakumenyeye buri ari amasiti yatumaga abantu bamenyekana cyane bakagera kuri. Mama Niki rero kuri televiziyo Rwanda nawe urabyumva ko byari ngombwa ko ubu nta muntu utagitunze televiziyo. Oya ntawe no kuri YouTube na hose tuhita tubibona cyane rwose. Wow, Cecile mu ntara y'Ingore, Mama Niki, Sastimade hose rwose. Abantu rero badukurikiranye bari kubyumva yuko twahuye n'umubyeyi. Ubwo twahuye n'umubyeyi icyo nasaba abantu dukurikiye nuko rwose bakurikira bakumva kuko turanahavana impanuro.
ego ko ibyo ni ibyanjye mba mbyibitseho ntabwo twaganira ngo uze gutaha udafite amagambo abiri wumvishe ko yagirira abantu benshi akamaro, urubyiruko cyane cyane ntekereza ku rubyiruko kuko n'ejo hazaza h'igihugu, n'ejo hazaza hatwebwe mudusindagiza twashaje. Ni ukuri pe, ndasindagizwa nsindagizwa nande n'urubyiruko rwiha gahunda ruti uyu munsi mama Nika azajya kwa muganga kuwa mbere, nzamuherekeza, undi ati kuwa kane nzamuherekeza, njyayo kabiri mu cyumweru, undi ati nzamuherekeza. Urumva rero ko buriya kwirengagiza ejo hazaza h'igihugu ni amakosa, cyangwa se kudahanurira abarimo barazamuka ni ugukosa. Nawe ntabwo uzaguhanurira cyane rwose, ukubwira nti nyamuneka ntumanuka Zimbabwe, ni akazi kawe, inde zirahenda. nyamara pe ako kana we runaka w'umunyeshuri, nyamuneka nutirinda ibyo bibazo ejo uzava mu ishuri utorongere, bitewe n'uko uri gushakishwa wafashe umwana ku ngufu. ubwo urumva icyo kintu cyose, ibintu byose rero bifite ingaruka, bifite abana bacu nababwira ngo bajye bagenda buke, bagende buhoro, kuko ikintu kikubuza umurongo wari urimo urumva ko atari cyiza. urakoze cyane. Twakomeje gutekereza kandi urabizi najyaga nkuvugisha nkubwira nti pole rimwe na rimwe, nkakubwira nti komera kubw'ibibazo wagiye uhura nabyo muri no minsi gishize, tunakwihanganisha no kurihangane. Turagira ngo turebe ubu ngubu byibuza ku burwayi bwawe bigeze he? Ubu ngubu bigeze arya umaze kingana gute? Ego man kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize kuri 17 nibwo nagize impanuka, kandi nabwo nayikoreye ahangaha mu Ikorosa. Aho ukizamuka no ku muhanda Ikorosi ry'akagari ka Rwampara, ujya wumva Nyagito avuga nawe. Natwe twahageze tutavuga ati mana yanjye ahantu ko murashobora guparika. naho rero nari niriwe mu rugo rwose, nzamuka ngiye ku mwagenti haruguru yacu hari nuko byangendekeye, ariko byarabaye, ariko ndashima Imana ko ngihumeka. Amen. cyane ko hari uwo biba agahita ubuzima bwe burangira. Ubwo rero ndashima Imana, nkanabwira abantu ko batagombye gukomwa na gato ngo bihebe, bave umutima wabo uve mu mwanya, ngo bitankarize n'icyizere, bumve ko birangiye. Ni ugukomeza kugira, nk'ubu ndacyafite icyizere cy'uko ngomba gukira nkakora. Ni ukuri nkateza urugo rwanjye imbere, turacyagukeneye natwe, nkateza igihugu imbere. Ni ukuri pe, rero nkateza urubyiruko imbere. Ni ukuri cyane. Rero iyo utakaje icyizere ni muri bimwe bikwica bikakwica rwose, ariko ubu ngewe mfite icyizere, nzi neza ko Imana yandokoye uwo munsi, ikandokora ikamvana ku iseta mu kwa gatatu no mu kwa 10 nkongera nkabagwa ikamvana ku iseta, ndayishimira. Ubuzima bw'imbago sinjya numva ubuzima bw'imbago ku muntu utarabumenyereye. Nicyo kintu cya mbere, burya niyo wumvishije umuntu ngo yatakaje icyizere, areba ubuzima agiye kujyamo, ubuzima bwo kugendera mu mbago, ubuzima bwo kutangira kujya akenera kuba wenda nk'uko nguko ushobora gukina amayinite ku muhanda, ukaba wavuga uti si wakigirayo, ubwo buzima buba bukakayemo. Ibi ngibi nta kibazo kibirimo. Buriya iyo utiyakiriye ngo wakire ubuzima ugannyemo, ubuyoba ubukora amakosa, kuko byanze bikunze cya kintu kikubayeho nta cyakigukuraho usibye Imana yonyine izagenda ikuvura ugakira, ukagaruka mu nzira nzima. Ubu natangiye mfite imbago ebyiri, hanyuma ubu ngeze kuri imwe, ahantu hari n'igihe ufata imwe rwose nshobora kugera hariya ngenda n'imbago imwe. Ubwo rero
ubwo nafatwaga n'abantu nkagenda ndandaswe n'abantu umva nimbago kuzimenya byarangoye. nibyo mvuga. Umuganga byonyine wa kine arabanza ati ubanza uyigendere mu gacya ati garuka kanza akakwigisha. Arabanza akagenda gusunikiririza agufata agira gute kugira ngo ubashe kuzimenya. Nabyo byari urugamba rurerure cyane cyane, ariko n'ubundi aho kuri iryo vuriro nivuje bahita ku Nkuru Nziza Gikondo, ni bene hantu hari abaganga bihangana, yego n'ahandi barahari bihangana, ariko nasanze bafite ubumuntu. Njyewe nabonye niba uko ntajyaga ndwara ku buryo nkunda kujya kwa muganga, nahasanze abaganga bafite ubumuntu ku buryo baguhendahenda ku buryo mbese bagerageza bakakongereramo icyizere gikomeye, barihangana bakakuremamo icyizere. Imana ibaha umugisha rwose ukabasha kugenda. na ahantu rero usibye igihe wavunitse wakoze impanuka, ni ahantu urabona nka cya gihe umubyeyi yabyaye umwana akavuka afite ukuntu ahinamiranya amaboko atarambuka, amaguru ameze gutya atagororotse. Aho babyeyi bantu mudukurikiye, umuntu ufite uwo mwana mumurangire ku Nkuru Nziza Gikondo, bamufasha bazagerayo bazamurambura batitaye kwangana amezi waba ufite yose. Ntabwo mvuga ngo umuntu agize umwana afite amezi, baramurambura bakamurambura mpaka paka akaguru kakasubira mu mwanya wako kagakora nk'uko amaguru akongera agahagarara neza. Ni inzobere ivuriro ririmo abaganga bafite ubumuntu, bagerageza mbese kuba urebye bagerageza simbizi sinabona uko mbavuga. Imana ijye bampera umugisha. Imana ishimwe. Ariko wenda kugira ngo iyo ngingo tunayiveho, mu burwayi bwawe umaranye iminsi, burya baravuga ngo agafuni kabagara ubucuti n'akarenge. Wagize amahirwe yo gukora mu bikorwa bitandukanye, ugira amahirwe yo gukorana n'abantu batandukanye, ugira amahirwe yo kubana n'abantu batandukanye. Reka turebere muri industry y'amafilime, y'abakinnyi b'amafilime. Ego haba hari nk'abantu bakubaye hafi by'umwihariko? Ayiwe ubuse mwana wa utekereza nagize impanuka kuri 17 z'ukwa gatatu. Yego ku mwaka ushize kugeza na n'ubu. Yego ntabwo abantu bandambiwe, ntabwo bigeze bavuga arwaye musuriye ubuse tuzahereza ryari. N'ubu abantu baracyasimburanwa. Ejo haje babiri, ejo bundi haje umukobwa umwe, uyu munsi haraza abandi bantu babiri. Umwe arabaturutse i Muhanga ku Kivumu, avuga ati rwose ngiye kumureba cyane, undi arabaturutse mu Mutara. Imana ijye umugisha, warabanye n'ukuri. Reka rero nkubwire mwana wa, ubuzima ni bugufi, uracyari muto, uzagerageza utere imbuto nzima, ubibe uzabiba imbuto nzima, uko byanze bikunze uzasarura imbuto nzima nk'iyo wabibye. Nuca ku muntu yagusuhuza ukamuvuma cyangwa ukamutera amabuye cyangwa ukamwereka ko ntawe muhuriye, nawe uzasarura ya mabuye wamuteye cyangwa nukuri ntuzamwereke ko mutareshya. Ntibazakubeshya. Umuntu n'inkundi, abantu barareshya, abantu barangana, abantu ubuzima mbese twese tunyuramo ni bumwe. Niyo mpamvu ubishoboye uzihangane, ubishoboye uzitwararike, nuko ngayo. Hari ibintu uvuga nkabanza nkaceceka nkumva nanjye, kuko buri uzabimbuto nzima. Nukuri ako kantu ndagakunze cyane, kuko hari ukuntu wumva ikintu ukabanza ukagitekerezaho kugira ngo ujye wikiriza gusa utarabyumva, ukanza ukagitekerezaho ukacyumva. Urakoze cyane ku iyo mpanuro nziza uduhaye. Nkatwe hari ibintu byinshi dukunda kwishuka nk'urubyiruko, cyane cyane nk'abantu bari muri no myaka nk'iyo ngezemo, cyangwa se n'abansumbyeho gatoya tukumva ko nk'iyo umuntu wenda agize amahirwe yo kuba yabona amafaranga akiri umwana, asa nk'uhindura imyitwarire n'imico nuko yatekerezaga. Ndahera ku rugero nk'abantu bashobora kuba basitari bakiri abana cyangwa se bakiri mu rungano rutoya, usanga yumva ko ntawe mugihuriye. Ayiwe
sinshaka gutanga ingero ngo runaka na runaka ariko nawe urabyumva ko bibaho. ntugire uwo uvuga waba uteye imbere ubwo rero ubishoboye urugendo rw'isi ubishoboye wakandagira nk'uhetse amagi, wakandagira nk'ufite umusumari mu kirenge ku buryo wikanga kutakujomba. wigengeseye si ni ukwigengesera ntuzi ntabwo uzi aho ibibazo bizakugongera ukumirwa ukisanga wabaye zero. ariko ubwo ngubwo icyo twavuga cyo nuko atari byiza, cyo ntabwo ari byiza ku rubyiruko. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza rwose. wagira amafaranga komeza kuvuga imvugo wavugaga ingendo wagendaga aho wajyaga wihahindura ngo cyane rwose wivuga ngo mfite amafaranga ngo ndi umwana muto ngo reka ntangire kugenda acumbagira cyangwa ngo noneho nambara uko ntambaraga cyangwa iki kwa kundi bukwanyu mwambari ipantaro mukayimanura harya bari pocket tuba twaye abasitari buriya tuba twaye abasitari kaba kabaye buriya rega hari igihe umuntu areba nk'amafaranga yinjizaga ku kwezi kavuga ati ati noneho bayakubye bayagize menshi kahita atangira guhinduka uko yitwara. Naba menshi aho guhindura ingendo n'imvugo uzatangire wige gufasha bagenzi bawe cyane. Uvuga uti mfite icyo na sevinze, mfite icyo najyanye iwanjye mu rugo, mfite iki reka ndebe ko namanyuraho n'akamanyu mpe mugenzi wanjye nawe abashe gukomeza ubuzima bw'ejo. Wow, urakoze cyane. Wenda hari akandi kantu nshaka ko uza kutuganirizaho gatoya. Turagira ngo hari ibintu byinshi tugenda tubona bitewe n'abantu cyangwa se n'icyo tugenda tubigiraho, nkaba nakoreba kuko ukina filimi nanjye nkumva ndabikunze kuko ukina gutya hakajya n'undi muntu ushaka gukina nk'uko witwara. Mwaye mubizi ko buriya hari message muri kuduha dutanga message n'ikimenyimenyi hari igihe umuntu ashobora kwactinga yaktinga role wenda akora ibintu bitari byiza wenda uyiwereka mu mentioning kuko no mu star reka dufate nk'intare y'ingore ugasanga abantu nyine nuko bamutwara cyangwa se nuko bamufashe. Buriya rero Esperance ni umukobwa mwiza n'umudamu mwiza, ni umudamu wubaha abagenzi be n'umudamu uzi icyo akora. Rero kuba umuntu yavuga ngo buriya ni umugome oya ni message yatanga kandi kana nakazi kimwe nuko nanjye ninjiye mu rugo rwe atigeze asobanukira ikizanye. narinje ku mayeri mfite icyo nkurikiye, mfite icyo nje kureba, mfite ikizanye. Ni nayo mpamvu nabwira abadukurikiye bantu mudukurikiye mufite ingo cyangwa se mutari mwazishinga uje mu rugo rwawe uwo ari we wese ntuzizere ngo azanywe na ka kazi ko mu rugo kamuzanye gusa, aje kukuneka, aje kumenya ubuzima bwawe, aremera akorere make, aje kumenya urugo rwawe uko rumeze, abakugenderera bakugira gute ntiwamenya icyamuzanye. Niyo mpamvu ugomba kugira ubwenge ugashishoza. Nanjye nagiye muri rugo mu ntare y'ingore mfite ikinjyanye kandi ndagenda ndagakora akazi ko mu rugo pe bakangura bakampa imirimo ikakaye nkayikora. Akubura nta role bajya baguha zikasa nk'izikunaniramo cyangwa zikakugora? Ntago zangora. Uri umunyamwuga pe. Ntago zangora. Uri umunyempano bikomeye cyane kuko kereka wenda bampaye role y'urukozasoni ariko mu Rwanda hano nta mafilime dukinisha y'urukozasoni niyo ntabasha. Ariko nimba ari ikintu kikubera cyane nkikubwirira ahangaha uri umwana mwiza uri kutuganirira neza bira bintu birakubera cyane birakubera cyane kandi n'ukuri turabyishimira. Icyo nashakaga no kongeraho kuri ako ngako hari umuntu ubona wenda yakinnye filime imwe, uyu munsi yakinnye filime imwe, ejo yakinnye indi, noneho agize amahirwe iciye nko kuri televiziyo izwi ugasanga atangiye kwishora. Biragisa nka cya kibazo navuze, atangiye kwishora mu ngeso zitari nziza kuko ari umusitari
atangiye kujya ajya mu tubyiniro duhenze, atangiye kujya agendana n'abantu bageze reka tuvuge wenda nko by'umwihariko nko ku bakobwa kuko yabaye umuntu w'umusitari yageze ku rwego rukomeye agatangira mbese kwitwara ukundi kuntu. Subiza ibyo bintu ntibibaho. Urakoze cyane ako kantu uvuze, icyo kibazo mbajije ni cyiza kandi igisubizo cyacyo ngiye kugitanga, ariko kiraba kiri mu nyigisho zikoma urusyo zigakoma n'ingasi. Nta kibazo kabisa. We mukobwa, niba umaze kumenyekana, shima ko wamenyekanye, rya tara ryawe urisesekaze kuri bagenzi bawe, we kubasesekazaho umwijima. Nawe bamurikira umwijima mvuga n'uyu, wijya gutanga urugero rubi ngo bakubona urara mu tubari, bakubona urara bakurandase, wanyoye wasinze, bakubone wambaye ubusa, watangiye gushyira ku ma WhatsApp hose. Urwo si urumuri nk'umusitari wakagombye guha bagenzi bawe, ahubwo n'umwijima uganisha kuri bagenzi bawe. Uzagukunda ntabwo ubwiza bwawe ntabwo buzagaragarira mu kwambara ubusa, cyangwa uzagukunda ntabwo azagukunda kubera ko wambaye ubusa, ahubwo azagukundira ko wiyubashye. Uyu mwana ambajije ikibazo cyiza cyane. Rero niba ubaye umusitari, urumuri rwa bagenzi bawe, urumuri, nyamuneka have sigaho, witatira igihango. Umusitari umusitari si icyo gisobanuro. Ni ukuri murakoze pe, kuko tujya tubibona kenshi cyane umuntu byonyine no kuba yagiye muri fashion gusa, atagiye no muri filime cyangwa ikindi, ugasanga ukuntu rwose yitwara byahindutse. Nimba ari umuhungu arashaka ibintu nyine ngo hari ukuntu umuntu gabanza ngo kwikora ako kantu ko ushobora kuba utakazi ngo ndabanza nikore ngo mbere yuko njya hariya, ngo mbere yuko nkubita performance ari nka performinga neza. Hari wenda hari akantu gato mbiziho, bimwe bavuga ko gukora umubiri, akikora ari gukora umubiri, ari no kuba agasigara agenda ari no kuba yagira ibintu anywa agafata ngo ubu ngo mba ngo nibwo mpagarare imbere ya audience nkayibwira kabisi kumva. Buriya iyo ukora iki kurimo kandi uzi neza ko cyaguhesha agaciro, kigahesha agaciro n'igihugu cyakubyaye, ntago widoroga. Uridoroga se niba ari umukino ugiye gukina ukaba baraguhaye script ukayisoma ukayifata mu mutwe, ibindi widorogamo n'ibiki? No kwikora nyine kugira ngo bagire wenda ako reka tube tukavuyeho, ahubwo hari ibintu byinshi buriya njyewe nakumenye nkiri mutoya cyane, kuko nakumenye nkiga muri primaire cyane hashize kinini, ariko navugaga nti Imana izambabarire muri n'uyu mubyeyi. Gusa ikintu nabwira abantu dukurikiye nuko rwose umubyeyi wacu umuntu ushaka guhura nawe, uretse ko buriya turabubaha cyane 100%, turabubaha twumva ni ibitangaza, ni ibintu bigoye no kubyumva. Kunyubaha bifite aho bituruka. Ni ukuri pe kandi wamunganye. Bifite ko nanjye mba niyubashye. Cyane ni ukuri. Ntawe nima karibu. Ntawe nima karibu, numbaje ndamusubiza. Ni ukuri njye nakomeje kubibona. Ntamenye ibyo ngusubiza ibyo ari byo. Ntamenye ko ngushubije bikubaka nuriya udukurikiye. Ni ukuri. Icyo nicyo mba numva. Cyane narabibonye, ndavuga reka ngerageze kumwakira kuri WhatsApp, mbona uransubije rwose. Ndavuga nti reka ngerageze kumuhamagara, mbona nta kibazo. Ni ukuri buriya icyo kintu ndakigushimira cyane, kuko uri mu bantu bamwe hano mu Rwanda bagerageza kucisha make kandi kwicisha bugufi. Reka rero mubwire, nudacisha make ngucishe buke, wicishe bugufi, nta wundi uzabigukorera, ni wewe wenyine ugomba kurema witwaye uko wiboneye, uvuze ibyo wiboneye. Bajya bavuga bati kwambarira ururimi, nutambarira ururimi bizakugora. Yaba icyo cy'imyaka yanjye kikijemo. Ndagira ngo ako kantu wenda sinzi nimba hari abandi bantu bashobora kudufasha, sinzi cameraman n'ibyo bintu muri commentaire bagira badufasha, muri commentaire barabyandika, kandi ubutaha baza iryo jambo wadufashije, bazongera batubaze bati iryo jambo ni kwambarira ururimi. Mbere yo kwikwiza hanze
banza wambare ururimi rwawe kuko ururimi rushobora kugukoza hasi rukagukoza hejuru rukakujyana utari kujya ako kantu nyamuna rukakujyana hatari ngo rwakujyana hatari ngombwa. noneho rero kurwambarira kwambara ururimi ubwo ndagira ngo mbihuze nesanze nuko buri muntu wese yabyumva. Ntabwo ushaka kubivuga muri komande mwebwe mutwandikire hanyuma gutaha tuzabisobanura abana tuzasubiza mutwandikire. Umuntu ushaka kumenya ijambo kwambarira ururimi mbere yo kwambara ibindi byose aze kubitubwira. Nagiye nkikira nabyumvishe nshaka kubisobanura ariko ndakikiye kugira ngo muri commentaire batwandikire. uracyavuga n'ibindi nabyo biducanze ndakikiye. Nukuri kw'Imana burya umuntu mamuri inzu z'ibitabo ntago natinya kuvuga ko mamuri inzu z'ibitabo kandi koko zitwubaka dusomamo tukamenya icyo dukuramo. Wenda reka icyo ngicyo cyo tukireke kuko ubwo ngubwo nanjye urangize nanjye ndandika nanjye ndaza kwandika mvuganirega nanjye simbyumva. Ariko twanagaruka kuko hano ubona amaze kubona ko hano ari iwacu ni mu rugo, ntabwo ari kure, hano ntabwo ari kure ni mu rugo. kandi umuntu wese erega burya umuntu ufite icyo ashaka, umuntu wahaye agaciro ikintu. Mwana wanjye kure ni mu nda, ubwo rero ubundi ahangaha umusozi usanzwe ntabwo ari kure. Yego rwose Imana ishimwe cyane. Ariko wenda ako kantu avugaga nti njye natangiye nkiri muto ya kukubona, wenda icyo kibazo ushobora kuba ukidusubije kenshi cyangwa se ugisubije n'abandi bandi kenshi, ariko ndagira ngo ahabona TV natwe duhaye amahirwe. Ubundi ubuzima bwawe bwo kujya muri filimi cyangwa se iki muri make wabutangiye gute, wabwinjiyemo gute, ryari hashize kingana gute, ese urabona ubu bigeze he? Ariko ndahamya yuko ntabwo icyo nshaka kukivugaho, ndahamya yuko utari mu rugendo rwo gusoza, ahubwo uracyabirimo neza koko tuzakomeza kuba tugufite. Mvuze ko n'abandi mu rugendo rwo gusoza nabansa naho ari igihe wiremye. Oya njye nanjye navuze nti byo gusoza byo bireke. Imana niyo yandemye nizi ugusoza kwanjye, kubera ko niyo imvura niyo imvuza. Rero urumva ko ntabwo navuga ko mpagarariye aha. N'ubu impanuro zica muri filime naha ziri guca cyane rwose cyane. Uraje turaganira kandi byanze bikunze. Ntabwo nabura kutagusubiza ijambo mbajije. Wow. Ubwo ubuzima bwawe rero nibwo tugira ngo rero ndacyarurimo, kandi numva asaba Imana ngo izamvure vuba nkire, nkomeze urwo rugendo.